Mu buzima busanzwe nari mfite indi mirimo nkora, banza kumva itangazo kuri radio rya Hero Fashion yuko rikeneye umuntu bibaye byiza n'undi nawe yaba umukobwa cyangwa se igitsina gore kugira ngo afashe abandi bakobwa kubazamurira ubumenyi, ariko nawe afite ubumenyi. Numvishe ibyo basaba rero numva ndabyujuje, ndaza nkora examen ndagenda, nyuma baza kumpamagara nyine bambwira yuko nagize amanota ashimishije natsinze. Nari nsanzwe nkora muri Heroes nkora ibindi, nyuma baza gutraininga abakobwa nanjye nza kuzamo. Ni umuntu wakoragamo hano muri Hero Fashion andangiramo nyine, ndaza barantereninga nyine mbonamo akazi. Tugitangira kwiga kudoda twatangiriye twiga kwafira za mashini, ntabyo twari tuzi kugeza kubwo twamenye kuyafirira neza mashini iyo ari yo yose. Nyuma tuza gutangira kudoda imyenda isanzwe. Naje nyine nta kintu nzi, ibyo namenye byose ni ubumenyi nungutse. Ikindi byamfashije kuza nyine kuba naba muri groupe y'abakobwa nkakorana nabo twumvikana, nabyo ni ubumenyi bushya nungutse. Ukuntu bategura sport ya jazz ni ukuvuga ngo step ya mbere ni ukwanaliza design, ukabanza ugasobanukirwa design ugiye gukora iyo ariyo. Warangiza hagakurikiraho patterning, wamara gukora patterning ugaselectinga fabric bitewe nyine n'iyo ariyo, uselectinga fabric bitewe n'iyo design iyo ariyo. Hanyuma warangiza patana ziba zabonetse ziri ready ugakata, wamara gukatinga ukaranginga machine bitewe na uko operations zigenda zikurikirana. Wamara kwaranginga machine hanyuma ugatangira sewing. Sewing yarangira hakurikiraho ironing. Ironing yarangira hagakurikiraho folding na packing. Amahirwe akazi kamaye aya mbere ni ugukorera muri group y'abakobwa bagenzi banjye tukayatugirana inama. Cya kabiri amahirwe byamaye nuko nabashije kumenya kudoda umwenda nkawurangiza kandi nkakora design iyo ari yo yose. Nabashije kuba naza nyine menya kudoda kandi dukora banaduhemba, kandi ubwo amafaranga bampemba mbasha kuba nakikemura ibibazo byanjye. Ikindi kintu byamfashije bibaye ngombwa kumva n'aha ngaha no hanze nageraho nkakora ku bumenyi nakuye muri Hero Fashion. Imbogamizi kuri ubu ngubu ntago zikiri nyinshi, ariko wenda nasobanura mu tugitangira byari bigoye kuko birumvikana ntago bari bafite ubumenyi buhagije. Izindi mbogamizi twari dufite ni iz'ibikoresho, aho tutari dufite nkuko nabasobanuriye yuko izo operation ziba ku mwenda, hari ibikoresho twasangaga twagera kuri operation tugasanga iyo mashini ntago tuyifite, ariko twaje kubisobanurira umuyobozi wacu arabyemera. Ubu nta kibazo ku bijyanye na operation, nta mwenda n'umwe twatinya gukora kuko ibikoresho byose turabifite. Ikindi ku bigendanye n'ubwo bumenyi, uko iminsi yagiye igenda iza, uko ubumenyi bagendaga biyungura ubumenyi bwabo buzamuka, niko ibyo bibazo by'uko hashobora kugira imbogamizi byagiye nyine birangira. Kuri iyi nshuro kugeza ubu ngubu ibintu bimeze neza nta kibazo. Icyo nakishimira cyane mu bikorwa byanjye, iyo mbonye nk'umwenda nakoze nk'umuntu wawuguze awambaye, bintera motivation yo gukora umwenda mwiza kurushaho kugira ngo haze abandi bakiriya biyongeraho. Abo operators bafite uruhare rukomeye cyane, kuko birumvikana nimba umwenda ushobora kugira nka operation 10, birumvikana yuko buri wese afokasinga kuri operation wamuhaye cyangwa se operation yize, kuko buri wese akora ikintu yize kandi neza. Birumvikana rero uruhare rwabo rukomeye cyane,
kuko kuva umwenda utangiye kugera usoje nibo babigiramo uruhare rukomeye cyane. Ikintu gitandukanye umusaruro wa Hero Fashion n'izindi nganda nk'uko nari maje kubivuga n'ubundi nubwo buziranenge, high quality. Dufite quality nziza dufashwamo n'ubwo bumenyi ko dukora ibintu tuzi, kandi no kuri izo raw materials dufite nazo ziri quality, ndetse n'izo mashini dukoresha nazo ni mashini, buri mashini iba ifite icyo igomba gukora. Ntabwo dukora ibintu twiyeranja wenda nk'uko hano hanze babigenza, dukora ibintu biri standard. Hari abantu babona nyine umwuga wo kudoda bakabona nyine ntabwo ari umwuga mwiza. Njyewe inama nabagira bamenye ko ari umwuga mwiza, kuko natwe twaje nyine tubona nyine bidafatika, ariko ubu ni umwuga utubeshejeho dutunze. Ndashimira umuyobozi wacu ari we Kanamugire Fidele, tumufata nk'umubyeyi wacu kuko adutoza indangagaciro nyinshi. Abandi bantu ndashimira ni abantu dukorana muri atelier, nyine duhorana umunsi ku wundi, ari abayobozi tuba turi kumwe muri atelier, ari bagenzi banjye b'abakobwa dukorana, bose ndabashimira kuko tutabanye neza, tutabanye mu mahoro ntabwo ibyo tugezeho twabikora. Nabo ndabashimira kuba babasha kuba twakumvikana nyine tukabona intego y'umunsi. Mbere na mbere ndashimira timu yanjye y'abaoperators kuko ni abana beza, ni abana bumva ikintu bize baragifata kandi bakagikora neza. Usibye kandi no mu kazi no mu mibanire rusange tubanye neza, tugirana inama nk'abana b'abakobwa, twiga ibintu byinshi n'ubundi bidufasha mu buzima busanzwe, uburyo twakirinda, uburyo twakiteza imbere, uburyo twakizigamira. Ibyo byose nabyo bigendana nyine n'iyo training, kuko ntabwo wa traininga akazi gusa. Umuntu ashobora kuba ashoboye ku bijyanye n'akazi ariko wenda ku rundi ruhande bitameze neza. Rero icyo gihe bisaba kugira ngo ndetse n'ubuzima bwiwe bube bumeze neza, kugira n'ako kazi bigende neza, n'ubwo bumenyi bwe bufate neza, kuko umuntu ntabwo yafata afite izindi mbogamizi. Rero ndabashimira cyane, barumvikana, bakora uko bashoboye. Ikindi ndashimira abayobozi ba Hero Fashion kubw'icyizere nyine batugiriye cy'uko twabana n'abo operators. Yego, ikindi ndashimira n'aba customer bacu bakomeze batugane.